tugiye kubakira kuri platform ya FMI Radio TV. Turabakire nta mwanya Imana yaduhaye kugira ngo turamye Imana ndetse tuyihimbaze. Turabakire rero kugira ngo dufatanye namwe indirimbo turirimba, Imana ikomeze inyuremo muri izo ndirimbo kugira ngo igire icyo ikora ku buzima bwacu. So turi kumwe n'umuramyi wacu ndetse uze kubona kuri platform Arene. Turakwakiriye, Imana iguhe ikaze mu izina rya Yesu, amen. Mana turagushimye, tuguhaye icyubahiro, uciye bugufi imbere y'amaso yawe. Umwanya abari twebwe izina ryawe rihabwa icyubahiro, uciye bugufi imitima yacu ishobora kuba yagiye kure yawe. Dusenze kugira ngo Mwami umuntu wese uzumva Mwami izi ndirimbo, reka uzakore ku mitima y'izuba, reka tube ibikoresho Mwami bizima wishimiye, reka bikore ku mitima yacu mu izina rya Yesu, amen. Ubwo
Mana yacu ishimwe cyane. Turongera kubasuhuza abadukurikira kibucana yacu FMI. Turabanezerewe, mbega umunsi mwiza, mbega umunsi Imana yaturemeye. Amazina yanjye Pastor Daniel kuri FMI Remnant TV. Turongera kubagira ikiganiro cyiza ngo Uwiteka Imana ari mu ruhande rwacu, mubisha wacu yabande. Ikindi Uwiteka Imana ni inkingi dukingira, niwe ngabo dukingira, niwe ntwaro ikomeye, niwe buzima bwacu. Turabushima rero Kristo mwiza, turabuze n'icyubahiro kugira ngo ijambo rye kuvuga litubere ijambo ry'ubuzima, tubere ijambo ry'amateka mu buzima bwacu. Ndakubwiye Kristo unkoreshe ijambo rihumuriza abanyarwanda no hirya no hino, ijambo ryawe batabare kandi rigiye neza. Turagushimye, amen. Twakumbuye rero cyangwa tuganira ijambo hano rito cyane Uwiteka amaye ku mutima, riri muri Zaburi 127 ku murongo waho wa 1 kujya ku murongo wa 5, ari ku murongo ubanza niho nshaka kugira ngo mvugeho. Biravuga ngo Uwiteka iyo atari we wubaka inzu, abayubaka baba baruhira ubusa. Uwiteka iyo atari we urinda umudugudu, umurinzi abera amaso ubusa. Mana ishimwe cyane. Jambo ry'Imana riri clear cyane, categorical. Ndashaka guha iyi package ivuga ngo byose niwe, byose bishingiye kuri we, byose ukora ni we, ni Kristo, byose ukora ni Yehova. Uwo niwe nyingi yacu, uwo niwe twishingikirizaho, iwe ryanze nk'abubatsi. Iri ni jambo maze imisi ntekerezaho. Yo Dawudi yandika wari indimo y'amazamuka, aravuga ngo iyo Uwiteka atubatse, abubatsi bubakira ubusa. Mu buzima bwawe hari ibintu ukora ukumva ari amaboko yawe. Mu buzima bwawe hari igihe Imana ikubakira urugo ukumva ariko warwiyubakiye. Hari igihe Imana igukorera ibitangaza ukabyiyitirira, kiraza kikaziririza ko byose wabyiyegurira. Reka Uwiteka akomeze areme, reka Uwiteka akomeze abe umwungeri wawe, reka Uwiteka akomeze agire uruhare mu buzima bwawe, reka Uwiteka akomeze ahinduke inkingi mu buzima bwawe. Ijambo riri clear ngo iyo Uwiteka tubatse umudugudu, abubatsi bubakira ubusa. Iyo Uwiteka atarinze umudugudu, abarinzi barindira ubusa. Ndabyemera cyane ufite imbaraga, ndabyemera cyane ufite amafaranga, ndabyemera cyane ufite ababyeyi, ndabyemera cyane ufite akazi keza, ariko ijambo rirambwiye ngo Dawudi aririmba indirimbo yanditse muri Zaburi ngo iyo Uwiteka tubatse umudugudu, abubatsi bubakira ubusa. Iyo Uwiteka tubatse uyu mudugudu bamo, iyo nzu bamo, uba ubakira ubusa. Reka mubwize ukuri, iri jambo riri clear cyane. Reka byose ubiharirewe, reka byose ubyegurirewe, reka byose bihinduke indirimbo yo kunyura mu buzima bwawe. Reka byose uvuge ngo Yesu iyi ni ntwaro wamaye kugira ngo muramye. Reka byose ubyishingikirize kuri we. Byose wakoze, byose waharvestinze, byose wachivinze, byose wagezeho, reka bihinduke ijambo ry'ubuhamya mu buzima bwawe. Ejo bundi nagiye ku mugabo umwe wari wimitswe, ni inshuti yanjye cyane, yabaye revra, ariko nakunze cyane ubuhamya bwari mu kirori cye, nazibagirwa muri partner inatendeze. Byose babihinduye ko ari Kristo wabikoze, byose bavuze ko ari Kristo ubikoze. Batanga ubuhamya bw'Imana yabakoreye nk'umuryango wabo. Mbona Kristo yubashwe mu muryango wabo, reka Kristo yubawe muri byose. Reka umumenyekanisha amahanga, reka umumenyekanisha abatakwizera, reka umumenyekanisha abatamwemera, reka umumenyekanishe abiwanyu, reka umumenyekanisha muri byose ukora. Intoke zawe zihinduke ubuhamya muri we. Ibyo utekereza bihinduke worship in your spirit. Ibyo ukoza intoke bihinduke worship mu buzima bwawe. Byose ukora bihinduke intwaro yo kuramya Imana, bihinduke a tool for the worship, a tool to glorify God, a tool to lift him. Reka byose bihinduke Kristo. Njya nkunda umugabo umwe aba muri Jinja, muri za Uganda, muri eastern part of Uganda. No umugabo umwe wabaye imbabyeyi bacu umwuka. Nkunda yuko imodoka ye bayanditseho ngo warakijwe iki nicyo gihe. Byose yabihindiye Kristo. Byose ni Filipo. Agaragaza ko ivuga ngo tumajya kuzana umugabo bita Filipo muri Bible, akamuvugaho yaramyaga Imana mu byo yakoraga byose. Yahindaga Kristo kuba ari we uri hejuru ya byose. Reka Kristo yaba ari Imana iguhaye, yaba ari imodoka Imana iguhaye, byose bihinduka Kristo, byose bihinduka imbaraga ze. Ntabwo ari imbaraga zawe inshuti yanjye, ntabwo ari imbaraga zawe,
ni Kristo gusa. Bityo rero iri jambo ribi ijambo rikomeye mu buzima bwawe. Dusubiye inyuma gatoya cyane, hano muri Zaburi turimo, nureba kuri a sister scripture here, chapter 125 muri Zaburi ijana 25, nusoma umurongo wa mbere urabona ko Kristo, urabona ko iri jambo ryaguhindukira umubavu kugira ngo uhore uramye Imana. Umva ko Dawudi yanditse hano nanone, abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu niko Uwiteka agota abantu be, uhereye nanone ukageza iteka ryose, kuko inkoni n'ubutware, oh my God, uwo nguwo yahindutse umusozi, amugereranya n'umusozi ngo nk'uko Uwiteka, ngo nk'uko umusozi avuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu niko Uwiteka agose abantu be. Bakora figurative interpretation, binterprete umusozi ugose Siyoni ngo niko Uwiteka agose abantu be. Niki se waba ushinchiriza? Dawudi niwe wabivuze, umugabo wari ukomeye, wari ufite ubutunzi, wari ufite byose, wari ufite ingabo, wari ufite ubutware. Niba avuze ngo uko imisozi igose Siyoni niko Uwiteka agose abantu be, kamubwiza ukuri, ugoswe n'Imana, ugoswe na Kristo. Imbaraga zirakugose, reka wizere izo mbaraga, reka wakire ubwo butware, reka nguhumurize ngo byose ni Kristo, byose ni Imana yabiremye, byose bibewe, reka byose tubishikirize we. God bless you. Wakire iryo jambo, Imana iguhe umugisha. Shinye ko tumaze kuramya Imana, abana baramyaga hano batuyoboye worship team, reka dukomeze muri uwo mwuka kuri YouTube channel yacu, ubutumwa bw'Imana bukugereho. Humura, Kristo aragukunda. Humura, Yesu arakuzi. Humura, igihugu cyawe kirarinzwe. Humura, Imana iriza abayobozi bacu. Humura, Imana iri ku ruhande rwacu mu gihugu cy'u Rwanda. Imana ikugiriye neza. Wizere wowe urwaye, wowe warembye uri mu bitaro, wowe wagize accident, nubwo byaba bitagenda neza mu buzima bwawe, Uwiteka ari ku ruhande rwawe, nazagusiga. Wakira iryo jambo, wakira izo mbaraga z'Imana, reka Uwiteka ahinduka inkingi igukingira. God bless you. Ninga bigukingira ntacyo uzaba. Uko utagose Yerusalemu niko agose ubuzima bwawe, uko imisozi yagose Yerusalemu niko nawe akugose. Aravuze ngo imisozi igose Siyoni niko Uwiteka agose abantu be. Nawe uragoswe kandi umwizere. Imbaraga zirakugose, z'imbaraga ze nagana imbaraga z'umwijima, kuko zigose zaba akaba ari akaga. Ugoswe n'imbaraga z'ubuntu bw'Imana. God bless you. Shalom shalom. Wakira ijambo ry'Imana. Reka rero nangaze itangazo rito. Tuba dufite amateraniro muri NL, muri torero ryacu kuri NL hariya Kanombe, opposite Kanombe Airport, kuri Martin Avier tumanutse. Uzaduhamagara, urabona kuri ekran ngaho, urabona telefone yacu. Tuba dufite amateraniro meza ku cyumweru guhera saa 9. Dufite amateraniro meza muri Eglise NL, niho dukorera aho ngaho. Imana ikugire neza. Guhera saa 9 kugera saa 1 dufite amateraniro meza. Nanone kuwa gatandatu, 31st this week, kuwa gatandatu tuba dufite overnight nziza cyane, minive. Tuba dusenga sengera itorero ryacu, uzaba uhari dusenga, twiyeza, dusenga ubuzima bwacu kandi turamya Imana, kuko Uwiteka n'Uwiteka uriza igihugu cyacu kandi Imana idukunda. Karibuni sana. Kuwa gatandatu saa 1 kugera saa 6, saa 5 n'igice tuba turimo dusoza dutaha kugira ngo turuhuke. Dore ku cyumweru guhera saa 9. Imana igumuze cyane. Simu yacu, ahubwo simu yacu iravuga ngo byose niwe. Niyo theme, byose niwe, byose niwe. Everything belongs to him. God bless you. Shalom. Bye bye. Bye bye. Bless you so much. God bless you. Amen.